bakuru banyu barahari ngo babereke uko bikora impamvu yabyo. Ni abanyeshuri baturutse mu bigo bitandukanye byo mu karere ka Kamonyi, higanjemo abitegura gukora ibizamini bya leta bisoza icyiciro rusange. Aba banyeshuri bavuga ko nyuma yo gusobanurirwa akamaro k'amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro, nabo biteguye guhitamo neza kuko bizabafasha kudatega amaboko. Ntabwo nari mfiteho ubumenyi buhagije, nyine twagiye musanga ni byiza nka gutya, ntabwo ndabyumvisha yemba nzatora TVET cyangwa se nzatora science. Nshaka gutora TVET gusa ntoye TVET nazi kwiga hano ngasi, cyangwa se nkajya mu bindi bigo gusa nabyo bikoresha TVET, natura amasiyansi nkajya no kwiga mu bindi bigo, byose birashoboka. Twabonye multimedia, tubonamo byo kubaza n'abakobwa n'ubwubatsi nabo bari barimo, twasanzemo benshi cyane, hari n'abakobwa bitinya ugasaba baritinya cyane, gusa twasanze barimo benshi, buri kintu cyose bagikora. Nkawe wumvise wahitamo iki? Nkunda multimedia cyane, ako ni ugukora nyine gushyiramo imbaraga tukabikorera. Numvaga TVET harimo ubwubatsi n'ububaji, ntabwo numvaga ikintu nahitamo, numvaga biciriritse, ariko nyine ubu ndumva nabihitamo, ndumva ari byiza kuko nishimye muri rusange. Ni mu gihe bamwe mu banyeshuri biga imyuga n'ubumenyingiro bavuga ko batangiye gusarura ku mbuto z'ibyo biga bakiri ku ntebe y'ishuri, kandi ko biteguye kuzahangana ku isoko ry'umurimo ubwo bazaba bageze mu buzima busanzwe. Cyanteye kwiga TVET nuko nabonaga abayisoje mu biruhuko, bagera mu biruhuko bagakora bagahembwa. Icyo kintu nicyo cyanteye motivation yo kuba naza kwiga TVET. Nk'ubu nkanjye ni ngeze level 5, ariko ndangiza level 4 mu kiruhuko cya nyuma naratashye nkorera amafaranga, dore ko n'igihembwe cya mbere ejo bundi nakirihiriye ku mafaranga nakoreye. Mbere bakima construction cyangwa masonary, numvaga ari ibintu biciriritse, numvaga ko umuntu uje kwiga masonary ari uwirirwa mu matafari, mu mabuye, nyine ari iby'umuntu wa buri wese nyine udafite skills. Ariko namaje kugera hano ndabisobanukirwa, mbona tunakoresha na technology hambaye, batari ibintu byo mu matafari, mu mabuye, dukoresha ntago ari iby'umuntu udafite ikintu azi, ni iby'umuntu ahubwo utekereza akarema n'ibintu bifite innovation. Nisoza ndumva nzabikora nkakoresha imbaraga zanjye. Umuyobozi w'ishuri rya Fadaramoni Kabuga TSS Rudahungakiza Edmond Marie avuga ko abiga imyuga n'ubumenyingiro bamaze kuba benshi, ariko ngo hari abagifite imyumvire itarahinduka ku mashuri y'imyuga na tekinike, agasaba bene nk'abo guhinduka. Ntabwo tukiri mu gihe abantu biga muri aya mashuri abari abasigaye batabajije gutsinda. Mu gihugu cyacu muzi uko bigenda, abanyeshuri baratsinda, bagera mu wa gatatu w'icyiciro rusange bakabohereza mu mashami ya tekinike. Rero ubu ngubu ni amashami y'amashuri yisumbuye nk'ayandi yose. Kwiga tekinike no kugira ngo bakore ibintu binoze. Ntabwo wakora ibintu binoze rero mu mutwe hawe hatanoze, ubuhanga bwawe n'ubwenge buciriritse butanoze. Ibyo rero ngaruke ku cyo nahereho, ni imyumvire ya kera ku bantu bari bataramenya TVET icyo ari cyo n'ibyo yigisha n'ibikubiyemo, kandi bari bataramenya n'uko amashuri ya TVET yoherezwamo abanyeshuri ndetse n'ibigize amasomo biga. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu Rwanda TVET Board Paul Mukunzi mu kiganiro impamo kuri TV10 yagaragaje ko isi turi kujyamo ibintu byose bikeneye ikoranabuhanga na tekinike. 9 ku 10 izaba ikeneye ubumenyi buri tekiniko. Bivuze iki byo ngibyo? Bivuze ko egunabireje n'uyu munsi ni ikihe kintu wakora uyu munsi hatari mu ikoranabuhanga na tekinike? Ni igiki? Nta gihari. Ntushobora kuba, reka tuvuge ndoro umwavoka, abavoka nabo bari gukoresha ikoranabuhanga, ntabwo bikiri kumenya kuvuga gusa. Ntushobora kuba umuganga udafite tekinoloji y'uruhande rwawe, ntabwo ushobora kuba umuntu ujyanye n'ibyo kugira gutya bisigaye byose ari robotics, ni tekinoloji irimo aho ngaho. Bivuze ngo akazi kose mu by'ukuri wakora kazagusaba kugira ubumenyi ku ikoranabuhanga na tekinoloji. Nicyo bashaka kuvuga. Bivuze ngo ari nacyo tunashishikariza n'abanyarwanda, icyo wakwiga cyose menya ngo nzi gukora iki mu by'ukuri. Kumenya ngo ibintu nzi kubifata mu mutwe gutyo gusa ntabwo wafata byinshi kurusha gukora, ntabwo bishoboka. Ahubwo ngo ushobora gukora iki n'amaboko yawe, kuko kugira ngo ugire value ku isoko ry'umurimo ni uko ufite icyo ushoboye gukora n'amaboko yawe. Biro bisabwa rero kumenya kugira technical know how, kugira ubumenyi ku ikoranabuhanga. Ibyo bisaba rero kugana technical
Muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 yo kwihutisha iterambere NST1 yari yihaye intego ku mwaka 2024 uzagera biga amasomo y'imyuga n'ubumenyi ngiro bageze kuri 60%, gusa uyu mwaka usanze bari kuri 41%. Bamwe mu bafite aho bahurira n'ubu burezi bavuga ko zimwe mu mbogamizi zakomye mu nkokora iyi gahunda harimo ibikoresho bidahagije, kuba hari aho aya mashuri ataragera no kuba hari abagifite imyumvire ko higamo abatsinzwe batabonye amanota yo kujya mu bindi. Mu gihugu hose harabarurwa amashuri asaga 500 y'imyuga n'ubumenyi ngiro. Olive Mburi Yambabariye, Radio TV 10 i Kamonyi.